Lift up your heads, oh you gates, swing open wide, you ancient doors, let the King of Kings take his rightful place, make room, make way. Asante sana. Ko twe ntago twemera gukorana n'abarozi n'imyuka mibi. Twe dukorana na Kristo Yesu. Dukorana n'Imana isumba byose. So sinshobora rero gukomeza kwihangana ku gasuzuguro k'abadayimoni. Yesu ashimwe. So uyu mwana Satani yavuze ko atazigera ahindura abicare mwigisha. Niyo mpamvu imyuka mibi ikorera muri we. Yazanye nande? Yazanye nande? Nta muntu umuzi? Birashoboka ko umaze iminsi wumva nta mbaraga ufite z'umubiri, intege nke, gusenga byarakunaniye, wumva no kuza mu nzu y'Imana utakibishaka, ndetse ukumva n'amajwi atandukanye ageretseho n'inzozi mbi, bigatuma wumva unyenga, ugenda uyenga ku buryo n'ubuntu bw'Imana cyangwa amavuta y'Imana yaragushizeho. Haguruka kumurekura ubuntu w'abadiyakoni rero gendera. Yicare naza. Agara. Urwaye iki? Nzi n'umwijima wenyine n'ibindi ntago mbise. Barawubonye? Ni wakugize gutya? Oya. Ntago ari ibindi barabibura. N'umwijima nta mabura kindi. Imana Data wa twese, se w'Umwami wacu Yesu Kristo agiye kugukiza indwara yose iri ku buzima bwawe. Ubishoboye zamura ibiganza byawe, niba utabishoboye nta kibazo. Buri ndwara yose iri kuri uyu mubyeyi nyitegetse kurekura umubiri we. Va mu mutwe, va mu gatuza, va mu mara, va mu magufa, va ku mubiri we hose aho uri. Amaraso yose amubohore. Umwami w'ijuru n'isi ni Kristo Yesu arimo kubohora ubuzima bwawe. Imyuka yose yakurwanyaga iratsinzwe, imbaraga zose zari mu mubiri wawe ziratsinzwe. Ngo dayimoni arahiye, wari mu magufa, wari mu mitsi, wari mu maraso. Nguwo ongera umwikirize. Haleluya. Ari hano. Ahubwo barakuzinze. Umuntu wese wanyweye umuti wo kuzingurwa w'umukobwa mushaka. Iyo mvuze ikintu nk'icyo nimukazane guseka. Uzi ko yanyweye umuti bamubwira ngo baramuzinguye mushaka. Wewe bakuzinguraga iki? Guma. Bakuzinguraga iki? Oya. Oya baranzinze. Ni wabyaye? Wabyaye. Zina ryesu. Genda. Jana n'abambari bawe wakazimu do. Rekura ubwenge bwe. Uyu batwaye n'ubwenge. Ndagara ubuzima bwe. Ndagara ubwenge bwe, ndagara ubuzima bwe, ndagara ubwenge bwe, ndagara ubuzima bwe, ndagara ubwenge bwe, ndagara ubuzima bwe, ubwenge bwe bugaruke, isura yigaruke. Aho wamuzitsiye nimukuyeyo.
urakoze Yesu, 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 urakoze Yesu. Amen. I Buganda ukorera iki? kandi naracuruzaga. Wacuruzaga i Buganda? Ubu waratahutse sura umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Wavukiye i Buganda? Navukiye inaha. Ko numva ikinyarwanda ntacyo gira. Uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Wahe? I Buganda wamaze imyaka ingahe? Nabanje njyayo mbaye umwaka ndongera ngaruka mu rugo umugabo yaragiye Buganda Dubai marayo imyaka 2 ndongera nsubirayo nari maze y'umwaka. Niki cyagukuye ku murongo bigeza komeza uze hano? Umugabo wari? Nako nsahari. Ese umuntu ayoberwa umugabo wari? Mukugarurire? Uramushaka? Imbaraga zatwaye umugabo wawe zaturutse muri Uganda. Bivuga ngo umurozi niyava. Wa mukobwa ava muri telefone kugira ngo tujyanirane neza mu mwuka. Umukobwa mvuze hano hari abakobwa benshi wigenzura. Cyangwa muri biganza byawe. Kuva kera kose wifuje kubaka, ariko Satani araza arasenya. Imana iri kumbwira ngo réponse tout est vaut. Umugabo yatwawe n'abarozi, ariko bakoresheje imbaraga baciriye mu gihugu cya Uganda. Iyi misi isigaye ntuzongere kurya, uyisenge. Amen. Kuko ari Imana igiye gukora ku buzima bw'umuryango wawe. Amen. Umwuka w'abarozi wavuye mu gihugu cya Uganda, mwirukanye muri uyu mwana, isura wamuhaye ndayanze. Rekura ubuzima bwe, muvemo nonaha, muvemo. Ntabyo ushaka? Ntabwo ushaka kumuvamo? Ntabwo ubishaka? Kubera iki? Ushaka iki? Ndakara kumusadaka. Wagara? Kumusadaka. Rwaki? Rwaki wagara kumusadaka? Ani amugwade? Kati namuwade na Nyazara. Wamuwade? Nyazara. Rwalelo ugenda kuvamo. Nze musumurura mu linnya lya Yesu. Urimba. Ani akugambye ndimba? Nje musajja wa Yesu nkugambye furuma. Furuma! Umwami we yagenzeho. Yagenze South Africa. Akola ki? Nze simanye. Gwe ani? Gwe bakwitani? Oyagala erinnya lyange. Kati we bakwitani? Nze banyitani? Lwaki mbuuza? Olimba. Kati mbuuza. Kati nkubuuza. Mbuuza ki? Kati bakwitani? Banyita fire. Lwaki useka? Kati fire. Oyagala kumusumura. Njagala kusumura omukazi ono. Gwe bakwitani? Nze oyagala singenda kukugamba erinnya lyange. Bakwitani? Kwata omuliro. Bakwitani? Nze bampita Esther. Esther? Kiki wakoze ku mukazi ono? Tasobola kufumbira omuvubuka wange. Ntasobola kufumbirwa ki? Mutabani wange.
ubwo ni nyina w'umuhungu, ni nyirabukwe kale. Uri Muslimu? Uri Mukristo? Usabirawa? nsabira mu barokore. Uri murokore? Kiki wakoze ku mukazono? Ati nze namusibira mu mazi. Wamusibira ku mazi? Walero kugambye furume mu izina rya Yesu. Ikiraro wagala ku musadaka? Njagala ku musadaka. Simwagala. Tumwagala? Kale kugambye furuma mu izina rya Yesu. Umuriro wa Yesu, umuriro wa Yesu, umuriro wa Yesu, umuriro wa Yesu, umuriro wa Yesu. Fire! Ugenda tugenda. Agenda kuzala. Asobora. Wachi. Wasibye umwami we usiba neki? Nabana. Ni sente. Byono birina. Agenda kuzara. Ati mu rubuto rw'omukazi wari umusota. Di. Kandi basanga atazi ni ruganda. Fire! Genda. Furuma musayigwa Yesu. Musumura mu izina rya Yesu. Musumura mu izina rya Yesu. Amahembe gagende. Ibitambo by'abarozi n'abademoni n'abapfumu n'abakonikoni muvemo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ibitambo ziratsinzwe. Imbaraga z'ibitambo ziratsinzwe. Ngizo abinzoka, abigitega, ibenyabingi, abamahembe, mugende, muvemo, muvemo. Mugenze yangwa furuma mu izina rya Yesu. 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 Kugambye genda. Furuma. Ugenze. Namusibira omukisa agenda kufuna omulimo. Buri mbaraga yafunze umugisha ngo utazabona akazi ndayirukanye mu izina rya Yesu. Buri mwuka yafunze akazi kawe ndayirukanye mu izina rya Yesu. Buri mudayimoni kurwanya ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Buri mbaraga y'umukonikoni kurwanya ndayirukanye mu izina rya Yesu. Buri dayimoni yafunze ibiganza byawe ngo utazakira ndayirukanye. Ibiganza byawe byakire, ibiganza byawe byakira akazi, ibiganza byawe bihuye n'umuntu w'umumaro, ibiganza byawe birambitse ku murwayi akire, ibiganza byawe bikojeje kurusha n'uremere waruhuke. Urumuri mu izina rya Yesu. Cyane haleluya. Uzikigande? Ndakizimo gakeya. Uzi icyo uvuze aha ngaha? Ibyo wavuze urabizi? Ntabwo mbizi. Satani no. Urakoze Yesu. Good. Genda urongorwe sha. We wajiniwe. Wamushize he? Ariye. Iyi riko rero yaraziritse kabisa. Ariye. Mva ko nirimirira. Turayitesheje. Fire rekura. Itwaye umwana genda aravaho yarari. Inkota witeka. Amaraso Yesu. Imyuka mibi yose yicaye muri wiratsinzwe. Umwuka w'inzoka sohoka. Imbaraga z'inzoka vamo. Imbaraga z'inzoka va muri uyu mwana. Imbaraga zo mu mazi muvemo. Ibyo bamuhuheraga bimushakisha bisohoka muri uyu mwana. Inzingo zose do sohoka. Rekura izina rye, urekura isura ye, urekura ubuzima bwe, urekura imigisha ye. Aho yarazirikiwe aravayo.
aya mazi arayavamo, iyi nyanja arayivamo. Waba mukoze iki? Alright, abadiyakoni bamfashe bazane igiturisho kimwe. Uhereye nonaha ibiganza bye byakira igifatika, ibiganza bye byakire, inda ye izabyara, umugongo we uzaheka, abazimu bashe, badayimoni bashe, abakonikoni bashe, myuka mibi ishe. Tugutandukanije n'abacwezi, tugutandukanije n'abarangi, tugutandukanije n'imbaraga z'umwijima, tugutandukanije n'abagabo ba nijoro. Gisohokemo bivemo rwose, bivemo. Ikiri mu nda cyose gisohokemo, byose bife mu nda byose mu izina rya Yesu. Urababara he? Hehe? Mwijose. Ikiri mu ijosi gisohokemo mu izina rya Yesu. Ikiri mu ijosi gisohoka mu izina rya Yesu. Ijosi ryawe nta murozi uzariroga, nta hembe rizarifata, nta nyabingi uzarifata, nta mukonikoni uzarifata, umugongo we ntuzafatwa n'abarozi, inda yawe ntizafatwa n'abarozi, amaguru ntazafatwa n'abarozi mu izina rya Yesu. Imyuka y'amahembe ndayirukanye mu izina, iy'abacwezi ndayirukanye mu izina, iya nyabingi ndayirukanye mu izina. Ijosi ryawe nkuyemo imbaraga z'ihembe ryawe ririmo. Iri hembe rivuyemo, rivuye mu ijosi, rivuye mu ijosi, rivuye mu ijosi, rivuye mu gatuza. Ngiri ndikuzemo amaraso Yesu. Sohoka, 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 sohoka. Rekura agatuza ke, rekura ijosi rye. Imitsi yongera ikore, imitsi yongera ikore, imitsi yongera ikore, imitsi yongera ikore, imitsi nisubire mu mwanya wayo, amagufa asubire mu mwanya wayo, imitsi isubire mu mwanya wayo, amagufa asubire mu mwanya wayo. Ngiryo rivuyemo. Gisohoke, gisohoke mu izina rya Yesu. Ijosi rya nirigaruke. Unama, unama, unama gutya, unama, unama. Ijosi rya niribe rizima mu izina rya Yesu. Urabona ibyo bamukoze? Kurara. Imbaraga yakoze muri ijosi rwose. Ibyiza araye mu munezero mu izina rya Yesu. Imbaraga zafashe muri ijosi ratsinze, 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 ratsinze. Urakoze kunkiza. Vuga Yesu. Vuga Yesu. Vuga ngo Yesu. Yesu. Urakoze kunkiza. Kunkiza. Urakoze. Yesu. Kunkiza. Yesu. Urakoze kunkiza. Yesu. Amen. Witwa nde? Adeline. Good. Mama yaramaze igihe kingana iki atarya? Aheruka kurya ku wa mbere saa 9. Ariko uno munsi twageze hano mu rusengero arambwira ngo nimuhire indazi mbanza gutinya kurimo. Ko nabonaga imisaya yitabasha gukacanga. N'ururimi rwe rwari rumaze igihe rwaragobwe atabasha kuvuga.
ndimuhaye mbona ararikaca hanze nkajya nsukamo agafanta mbona aramize yarigejejemo hagati. Nibyo kunywa ndi kubimuha nkabona arimo aranywa. Ariko nk'ubu none ari no kuvuga. Arimo aravuga. Yaramaze igihe kingana cyatavuga. Kuva kwa kabiri yari ataravuga n'amarenga ntiyabashaga kuyaca. Umura nejo zamusa abo twari kumwe dutangira kumusengera ntacyo mubona Imana yakoze. Twayiha icyubahiro n'amasi n'impundu cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yimera icyubahiro, zunguza ibyo biganza. Imana ntizabure guha umugisha ibyo biganza byawe, bizakira amafaranga, ubukira ubugingo n'uburame. Ubirambitse arwaye azakira indwara ikomeye mu izina rya Yesu. Yazanye nande? Ninde wazanye? Utaha ujya uzana n'umuntu kuko ntituzamenya igihe uzabohokera. Mu izina rya Yesu rekura ubuzima bwe. Bamugutumyeho iki umwana? Wamutumwe nande? Wamutumwe nande? Mukarwego. Mukarwego niwe mushaka? Wamukoze ibiki? Amuzize ngo nazashake. Ajya byarira iwabo. Ikindi wakoze niki? Azagira ubwenge. Ikindi? Ajya buyera. Ibyo byose nibyo washize muri uyu mwana. Wakoresheje imbaraga zikora ibyo? Nyirakuru. Nyirakuru wase. Nyirakuru wase niwe wabikoze? Yifuza akakora iki? Yifuza akazahera iwabo. Abo mugore? Zahera iwabo. Gakuramo ibyo ugende. Wamurekuye? Bye. N'ikindi gihe ntuzongeye kumenyera abana b'Imana. Kuramo ibyo byose. Byose. Ibyo yariye, ibyo yanyoye, ibyo yarenze, byose biteshwe agaciro n'amaraso ya Yesu. Haguruka madamaze. Mwiyorere yagurutse. Uvuye muko? Napfuye. Wari wapfuye? Ahantu uvuye ni mu rupfu? Mu rupfu. Wabonye iki? Nagimva. Ni iki? Imisaraba. Imisaraba. Nta kindi tubwiye? Umuntu uzutse ngo komeze tubwiye. Boni umuntu wambaye imyenda y'imyera amagaze hejuru. Akubwira icyo umuntu? Arambwira ngo kanura mpita nkanura. Ukora iki Kigali? Curuza amakorogati n'amavuta. Ufite imangazini? Ni mu ruganda nkorera. Alright, haguruka ujya ku mwanya wawe Yesu yakubohoye. Zamura ibiganza byawe wicara. Zamuye ibiganza bihabwa umugisha nawe. Muri imbaraga yose hagurikiye kundwanya itsindwe n'amaraso Yesu Kristo. Yesu, uko nzamuye amaboko nkeneye igitangaza cyawe, nkeneye ubutabazi bwawe, nkeneye imbaraga zawe. Yesu, kora ikidasanzwe kuri nge. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Urataha uyu munsi? Utahaye. Zamu. Hari imbaraga z'abarezi zigenda ku buzima bwawe. Wazanye n'umuryango wawe? Mwese mwaje kwivuza? Twari twakwatse randevu. Jewe waramamagaye? Madame waramamagaye?
kuye nimero bari mumbonye nanjye nibwo mbabonye nakubonye kuri televiziyo mwambonye kuri televiziyo Satani arabazengereje bihagije ariko uyu munsi ahambira ibye ajyane nabe n'ibikoresho bye kuko Uwiteka aje kubatabara. Yabonye igisuzuguro mwasuzuguwe, abona uburyo mwakubiswe mu buryo bugaragara, arakuvugana nanjye ngaje kubohora ubuzima bwanyu. Niyo mpamvu aje kubahoza amarira. Tugiye gusenga. Uri no guhaguruka ugahagarara. Satani, Pardon? Akize. Byarangiye. Uzajya no kwa muganga bare wo mwijima ntawo. Imbaraga zose zirwanya abana b'Imana. Twanze imbaraga z'abazimu abakonikoni, z'abasidodi z'imyuka mibi. Byange. Ange igisuzuguro cya Satani, ange imikorere y'abadayimoni, ange imbaraga z'abarozi, ange imbaraga z'amahembe, ange imbaraga z'abatwezi, ange imbaraga z'abarangi. Yes! Imbaraga yose Satani turayirukanye, imbaraga yose umukonikoni turayirukanye, imbaraga yose abazimu turayirukanye, imyuka mibi turayanze. Byange through prayer, byange binyuze mu isengesho, bisenye bitwanye, bisenye byirukane. Byange ibyari mu nda byawe, ibyari mu mutwe wawe, ibyari ku maguru, ibyari mu buzima bwawe, byange. Anga urupfu, anga abazimu, anga abakonikoni, anga imbaraga mbi, anga umucwezi, anga umugangi, anga amahembe. Byange mu izina rya Yesu. Byange ku mubiri wawe, byange mu buzima bwawe, byange mu bwenge bwawe, byange mu bitekerezo byawe, byange mu mikorere yawe. Byange mu izina rya Yesu, byange mu izina rya Yesu, byange mu izina rya Yesu, byange mu izina rya Yesu. Zarakurijije, zarakubabaje, zaraguhagurukiye, byange ku bana bawe. Imva iri imbere yawe yose ndayisibye, ubwenge bwawe mbukuyeho bwari buri, imigisha yawe ndayigarura. Satani wari ukuriho aratsinzwe, ngize imbaraga zikubohora zororotse. Yesu urakoze. Uwo ni umuriro w'Imana. Iki kiganza Yesu yagihinduye umuriro kugira ngo cyice abazimu n'abadayimoni n'abakonikoni. Imbaraga z'Imana zamanutse ngizo zirakubohoye. Satani fire ibyari mu nda bivemo. Urakoze Yesu. Ibyo yariye bihumanye byose nibirekure. Umwuka wose wari kuri uyu mwana uratsinzwe, mutandukanyije n'abapfuye. Mu izina rya Yesu, ubuzima bwawe bugaruke. Imigozi yose ariko zitsira miracika. Zambe malamu. Mu gitondo duhereza Imana icyubahiro. Abaje mu gitondo Imana ibaha umugisha kubwo kwihangana mukaza muri service ya kabiri. Abaje nimugoroba namwe muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Abatangiye amasengesho uyu munsi namwe Imana ibiteho kandi bahice imitima yanyu ishaka. Nzamurira ibiganza ahurire dusengera umwigisha. Ijambo ryawe ni rizima, rirera, rifite imbaraga, rirabohora, rirakiza. Reka rigire umumaro muri twebwe kandi uryakira wese yakira igitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Ndongeye kunezererwa Imana uyu mugoroba mwiza, mugoroba w'umugisha, kandi mwagize ibihe byiza. Biragaragara ababaye hano kuva mu gitondo kugeza no masaha, namwe kandi abaje ubu mugoroba, twese Imana yatugeneye umugisha. Imana ibaho umugisha. Amen. Tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba ngiye gusoma mu gitabo urwandiko Paul yandikiye Abefeso, ni igice cya 3 umurongo ni wa 20. Abefeso ni igice cya 3 umurongo ni wa 20.
hanyuma nitumara gusoma ndaza kubabwira ibyo tuza kuganira uyu mugoroba. Reka mpasome 3:20 mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso igitabo igice cya 3 umurongo wa 20. Ni umurongo gusa nsoma, hanyuma nimara gusoma ndababwira icyo tuganira namwe. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Reka nongere nsome. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Tugize iminsi turi mu masengesho yo gusaba Imana, amasengesho y'iminsi 77, tugendeye ku cyanditswe kiri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, byatumye itorero rigira vision yo gusaba Imana, se cyangwa rigira vision yo gushiraho amasengesho y'iminsi 77 kugira ngo muze gusaba Imana, muze kwinginga Imana kugira ngo igire icyo ikora, muze kandi kuyishimira mukurikije ibitangaza Imana yakoze. Uyu mugoroba rero tugiye kugaragaza ububasha bw'Imana musaba, ububasha bw'Imana musaba, imbaraga z'Imana musaba. Icya kabiri turi buze kuganira ni ububiko bw'izo mbaraga z'Imana zigiye gukora ibitangaza uyu mugoroba cyangwa se muri bino bihe by'amasengesho. Nibyo tugiye kuganira. Turaganira imbaraga z'Imana musaba. Icya kabiri tuze kuganira stock y'imbaraga z'Imana, aho ziri, aho zirunze, aho Imana yazishize. Kandi ndababwira ko nimuza kukurikirana neza iri jambo ry'Imana, muraza kwisobanukirwa bo muri bo, muri ubu bwami bw'Imana, murimenya bo muri bo. Hanyuma nimumara kwisobanukirwa bo muri bo, mukamenya n'imbaraga z'Imana ziri muri mwe, muraba abanyamasengesho bo ku rwego rwo hejuru. Muraba abanyamasengesho bo ku rwego rwo hejuru. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Tuvuze ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana hano kuri uyu murongo twasomye, tugaragaze ububasha cyangwa ububasha, ubushobozi, imbaraga z'Imana mwebwe mwaje gusaba. Icya kabiri tuganire stoke y'izo mbaraga z'Imana aho ziri, aho Imana yazishize. Hanyuma icya gatatu, nimumara kumenya stoke y'imbaraga zayo, namwe muraza kwimenya mwisobanukirwa bo muri bo. Nimumara kwisobanukirwa bo muri bo, muraba abanyamasengesho bo ku rwego rwo hejuru, kubera ko muzaba mwimenye, mwanamenye n'imbaraga z'Imana mwaje gusaba. Uyu murongo dusomye, Paul asanze Abefeso bari mu masengesho nk'aya murimo, kandi nabo barasa n'abari bafite igitembe yo gusaba Imana. Ariko asanze bari muri ayo masengesho, bari basenga Imana cyangwa se basaba Imana, hari ibyifuzo ngo bari bazanye, babizanye imbere y'Imana. Ibyo bari bazanye ibyifuzo batekereza ko bishoboka ko babona ibisubizo. Vuga ngo amen. Bishoboka ko babona ibisubizo, kubera ko bari biyizeye, bakizera n'inshuti n'abavandimwe, bakavuga ngo Imana turiho dusenga petetre nitanagira nikikora ibi ngibi byo nzi ko anko ashobora kubinkorera, ibi tantine ashobora kubinkorera kamene. Bakabona hari ibyo bashobora kuzana imbere y'Imana, bumva ko bishoboka. Bakabona n'ibindi bozana imbere y'Imana, bakumva ari ukugondoza Imana. Bituma Paul yandika kuri uyu murongo arababwira ngo yo mwabefeso mwe muribeshe,
Imana twizeye, Imana twiringiye, agaragaza ububasha bwayo. Aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane, ibiruta cyane, ibiruta cyane, ibiruta cyane ibyo mwaje gusaba. Imana twizeye ibasha gukora ibiruta cyane ibyo musaba, ibiruta cyane ibyo mwebwe mwibwira, ibiruta cyane ibyo musaba. Reka mbabwire, mwaje gusaba Imana, hari ibyifuzo mushobora kuba mwazanye imbere y'Imana, hari n'ibyo mwashoboye gusengera, hari n'ibindi mwibwiye, hari n'ibindi mutibwira, ariko ndagira ngo tubirundire hamwe, dutekereze imbaraga Imana dusaba, kwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, kwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Ariko ngo kuko imbaraga z'Imana ziri rebande reboreba, kuko imbaraga z'Imana ziri, ariko izo mbaraga z'Imana ngo zikorera muri twe. Abantu sinzi niba baza bumva Bibiliya, kandi nimba mwayumvise mwari gukomera Imana amashyi, kuko mugiye kwisobanukirwa mukamenya imbaraga z'Imana zikorera muri mwebwe. Tuzamura ibiganza byacu. Haleluya cyane, haleluya. Paul aravuga ngo Imana dusenga, Imana twaje gusaba, Imana twaje kuba imbere iminsi 77. Bibiliya iravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe twibwira. Ariko ngo kuko imbaraga zayo ziri, iyo numvise uwo murongo numva ndongeye kuba musha, nkumva nambaye izindi mbaraga mu bwambi bw'Imana. Nasobanukiwe ikintu muri uyu murongo. Seke ikintu nsobanukiwe nuko imbaraga z'Imana, stoke y'izo mbaraga z'Imana abantu batekereza ko ziri mu ijuru, Imana yakoze icyo twita decentralisation. Yarazimanuye, izikura muri depo yayo, muri stoke yayo, irazimanura. Papa Bishop Bosco irazimanura. Haleluya. Imana irazimanura ngo imari zegereza abaturage, izegereza abakristo, izegereza abanyamasengesho. Izo mbaraga ntimutekereze ngo stoke yaziri mu ijuru, ahubwo Imana yarazimanuye izishira muri wowe. Bwira uwo muri kumwe ngo hari imbaraga z'Imana muri wowe. Muri wowe hari imbaraga z'Imana, muri wowe hari imbaraga z'Imana. Ejo twatandukanye mbabwira ngo umunsi umwe ngo Yesu abigishwa baramusanze, baramubwira ngo twigishe gusenga, ngo kuko Yohana yigishije abigishwa be gusenga. Yesu aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri hehe, uri mu ijuru, izina ryawe, ariko ubwami bwawe bugire gute? Haleluya. Ubwami bwawe bugire gute? Buze. Ngiye kubereka rero izo mbaraga z'Imana. Imana igiye gukora ibikomeye, Imana igiye gukora ibitangaza. Izo mbaraga ukundi Imana yazimanuye, iziko ikora decentralisation, irazimanura, hanyuma izibika muri wowe, zibika muri jye. Hari ahantu hatatu ngiye kukubwira. Haleluya. Aho Imana yashize izo mbaraga, numara kumenya ko aho hantu hari n'imbaraga z'Imana, uyu mugoroba hari ibintu biri guhinduke byanze bikunze. Vuga ngo amena. Vuga ngo amena. Ongera ngo amena. Izo mbaraga za mbere iraziyora Imana, aho zari zirunze muri depo yayo, imaze kuziyora irazimanura, izishira ku rurimi rwawe, izibika ku rurimi rwawe. Ku rurimi rwawe hari imbaraga zishobora gukiza, zishobora no kwica. Ku rurimi rwande, ku rurimi rwanjye, aho hari imbaraga zishobora guhindura amateka y'umuntu cyangwa se zikayica, biterwa nuko wewe ukoresha ururimi rwawe. Mugiye kwimenya rero kandi mwisobanukirwe mu izina rya Yesu. Ku rurimi rwawe harimo imbaraga z'Imana, habitse imbaraga z'Imana, imbaraga zishobora guhindura amateka. Abantu b'Imana basobanukiwe nuko ku rurimi rwabo harimo imbaraga, bahinduye amateka. Badakoze iminsi 70, badahagaze ngo bahagarare mu minsi 40, akisobanukirwa uwo ari we mu Mana, akamenya nuko Imana yakoze decentralisation, ikamanura imbaraga zayo muri we, byahinduye amateka.
kunda umunyamasengesho umuyumbu ukomeye witwa Eliya umuntu w'Imana wisobanukiwe kuko ku rurimi rwe harimo iki harimo imbaraga. Asanga abantu barimo baramya ibigirwamana, kimwe bagishinze bakita Bayali, ikindi bagishinze bakita Ashera. Akora research, akora research, arabaza ngo yeme mwavuye ku Mana none mwapfukamiye ibigirwamana, hari izindi mana zavumbutse, mumbwira amakuru yazo, amakuru y'izimana twashinze. Turamenya amakuru ya Ashera, turamenya amakuru ya Bayali. Ati Bayali niyo izituma imvura igwa, aritaye mu gutwi. Ashera ngo ni utuma ikime kiba, hakaba fushere, hakaba amafu meza. Ngo amare kubita mu gutwi umukozi w'Imana w'umunyamasengesho ntiyafashe iminsi 40, ntiyafashe iminsi 3, arahagarara aravuga ngo aravuga akoresheje iki? Kubera ko wisobanukiwe. Haleluya! Ndiso kubera ko wisobanukiwe ko kumuri wowe harimo imbaraga. Nanje mbagaritse imvura, umutipe Eliya yacecetse imyaka 3 n'amezi 6, imvura itagwa mu izina rya Yesu. Niba hari impfu zari zahagurutse uyu munsi turazihagarika. Haleluya! Niba hari amagambo yari yavuzwe bavuze ku isi muri Afrika, twebwe turayashanya gusa mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! Turahagararira Afrika, tuvuge ngo ibitambo byari byatanzwe rino joro turabishwanyaguza mu izina ryagizwe mu Rwanda. Nta bitambo biri butangwe muri Afrika, nta bitambo biri butangwe mu isi, nta bitambo, kubera ko twambaye imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Haleluya! Haleluya! Nta maraso ari buve mu izina rya Yesu, nta bitambo biri butangwe mu izina rya Yesu. Ibyo bitambo mpagaze mu butware, koresheje imbaraga zindimo, nta bitambo biri buboneke mu izina rya Yesu. Nibashake bahaguruke, butangire buhaguruke bugize saa 6. Natwe turahagarara saa 6 tuvuge ngo no, muravuze natwe turavuze. Turavuze mu izina rya Yesu, kubera ko imbaraga z'Imana zikudukoreramo. Imbaraga z'Imana zidukoreramo. Bwira muri kumwe ngo harimo imbaraga z'Imana. Wakomeye Yesu amashi. Eliya umukozi w'Imana. Bwira umugenzi wangu nawe uri umukozi w'Imana. None se pasa ijambo ry'Imana rivuga guti ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye. Ngo Eliya nawe ngo yari umuntu umeze katwe. Haleluya! Yari umuntu umeze nkawe, yari umuntu umeze nkanjye. Edayeri bamwe bari mu rushano bunini kuko yari nakagabo gato ariko kuzi imbaraga z'Imana. Ndabyibutsa umunsi umwe umugabo witwa Ahaziya mu gitabo cy'Abami cya 2 igice cya 1 ugisome cyose. Hariho umwami witwa nde? Ahaziya. Yuriye muri etage ngo abegere hejuru ku idirisha runguruka aragwa. Ngo agwe hasi ngo bimuviramwo uburwayi bukomeye ku buryo uyumvishe ko ubwo burwayi bushobora no kumwica. Yibagirwa ko hari imbaraga z'Imana zikiza indwara, hanyuma ashaka kwishingikiriza izindi mbaraga z'abapfumu. Abazishingikirijeho uyu mugoroba turabisenya mu izina rya Yesu. Atuma abagaragu be ngo nibaje mu bapfumu, ngo baje kumubariza niba azapfa cyangwa niba azagira gute azakira. Eliya hari ataramiye ku musozi, Imana iramusanga ngo genda uje kwitanga bari abahungu batumwe nande na Ahaziya, ubabaze amakuru abagenza. Aramanuka ngo ahura n'abarababaza bapeti, bino bozo bima wapi? Muvuye bapeti nanga bino bozo bima wapi? Muvuye ati umwami ati ndi biswe ngo yadutumye ngo tuje kumubariza iby'ubuzima niba azapfa cyangwa niba azagira gute azakira. Eliya aravuga ngo ese wibagiwe ko muri Isiraheli harimo iki? Bwira muri kumwe ngo dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana. Yibagiwe ko muri Isiraheli hariho Imana ku buryo aza kubaza iby'ubuzima bw'akaza kubibaza abapfumu vrema.
ngo amare ahita abwira babahungu arababwira ngo nimugende mubwire shobuja ko indwara arwaye azagira gute azapfa kandi atazabyuka kuri ico gisasiro aryamyeho. Ngo amare yisubirira ku musozi aja gutarama. Igisirimba kiba kiratangiye ku musozi yetaramiye Imana abwira Imana ngo wavuganye n'abakera Mana ndashaka kuvugana nanjye. Ari muri ico gisirimba umuriro w'Imana watse. Noneho baba tipe bagera kuri Haziya arabaza ngo bapeti ko mutashe kare bigenze gutati tuhuye n'umugabo aratubwiye ngo kubera ko bibagiye ko muri Israeli hariho iki hariho Imana none ukaba wagiye kubaza abapfumu ngo tukubwire ngo uzapfa. Atese yembe uwo mugabo ameze ati wogira ngo ni mujeya se nta nubwo afite nibijambe nta nubwo afite nibijeya reka ndana bicepse nakadogo nagatipe nakagabo gato ati gusa karagwa n'impwembwe. Ahabu ngo abyumve nani Ahaziya ngo abyumve aravuga ngo nta wundi ni Eliya wahehe wete Shubi. Murankurikiye ati wo nta wundi ni Eliya wahehe wete Shubi ni uzuvuga gutyo noneho ngo Ahaziya igikorwa yakoze ngo atuma abasirikare 50 bangahe abajenero abakoloneli n'abakapiteni bayobowe n'umujenerali ati mugende mwangabo mwe abasirikare 50 batumwa gufata umugabo umwe udafite ariko yari yambaye imbaraga z'Imana abantu yangu yari yambaye imbaraga z'Imana 50 ngo baramugose n'abari ahari mu gisirimba arimo aratabaza Imana ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone kandi uzaturengere tuzageze ku gupfa. Eliya ngo akebuke abona 50 bagize gute bamugose. Umujenera ahita mutuka ati we banzureke ngwino vuba niwe harya Eliya ngo uri umuntu w'Imana ngo ngwino aravuga ngo nimba ndi umuntu w'Imana nkuko bivuze umuriro numa no kubatwike 50 barashirira muri ritime 50 barashirira muri ritime babona kotsi gusa ko kazamuka 50 babarahiye. Ese batwitswe niki n'imbaraga z'Imana ziri hehe ku rurimi. Ntabwo yigeze arwana nabo ntiyigeze ahangana nabo yarimenye gusa ko ku rurimi rwe hari niki hari imbaraga aravuga ngo umuriro ndumanuka ugire gute ubatwike. 50 baba barashiririye ingabo 50 sevre zirahiye kandi zitwitswe n'ururimi. Iri joro turatwika byinshi iri joro hari bigomba gusha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndamwibutsa umugabo witwa Samsoni. Timumwibuka Samsoni igihe yatewe n'Abafilisiya Bibiri ivuga gute ngo yagize acyatora kasaya kindogobe kandi ngo kumye ngo akubite gutya ngo ibirundo nibirundo aravuga ngo yerega burya bwose ngo akasaya kindogobe kandi kumye gakubise ibirundo kandi kari kangahe byari byinshi se kari kamwe. Noneho wewe ufite utwasaya tubiri nimba kamwe karakubise ibirundo nibirundo ukaba ufite utwasaya tubiri umurebe uko tungana buri wese afite tubiri turakubita ibirundo bigana gutera ijoro. Tugiye gukubita ibirundo mu izina rya Yesu tugiye gukubita ibirundo mu izina rya Yesu zamura Yesu icyubahiro. Haleluya. Ku rurimi harimo imbaraga zishobora gukubita abadayimoni mu buryo bwose. Iri joro uyu mugoroba nimba hari imigambi yari yapanzwe nimba hari imigambi abadayimoni bari bateguye nimba hari imigambi yari yateguwe kugira ngo umunsi w'ibitambo hagira amaraso ava y'Abanyarwanda ntayazava mu izina rya Yesu ntayazava y'Abanyafrika ntambanuka ziri bube mu izina rya Yesu kuko ibyo tugomba kubivuguruza kuko muri twe harimo iki imbaraga z'Imana. Paul aravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibiruta cyane ibyo twibwira ngo kuko imbaraga zayo zigira gute zidukoreramo. Iri jambo ndabizi ntuzagibagirwa. Komera Yesu amashimwe izina rye. Ururimi iyo wamenye imbaraga ziva mu rurimi zishobora gukemura ikibazo cy'inzara. Inzara yari yabaye mu gihugu, inzara yari yateye mu gihugu, wamenya gukoresha ururimi rwawe inzara igashira.
reka tubyibuke ikijambo ry'Imana rivuga. I Samariya habaye inzara kugeza ngubwo abagore batangiye gufungura abana n'ukuri kw'Imana. Tekereza batangiye kurya abana. Abagore babiri bagiye inama. Zanu wawe tumufungure akuna damaje ibintu byarangiye nuko tubigenze gutezana gatogo kawe kadogo tukadame nitumara kukarya uzazana kawe. Ebana baragafunguye bukeye haza undi mu mama ati rero inzara yakomeje kuba nyinshi zana kwa mwana wawe gira nawe tumurye. Uwo mugore ngo ahisha umwana we. Ikirego kigera ku mwami. Ngo kigere ku mwami, uwo mwami ngo asanga Elisa umuntu weke w'Imana ngo batangira kumukurubana ngo abagore batangiye kurya abantu uvuga ngo urumuhanuzi w'Imana urumuhanuzi. Ariko bahanuzi ntabyo badatura. Gutekereza n'ikibazo cya krize kinyatsi ngo ribasanze umukozi w'Imana. Ariko icyo nkundira Petero yaravuze ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko ibyo dufite nibyo tugiye kubaha. Vuga ngo amen. Bakoresha imbaraga z'Imana ziri muri bo. Bibiri ivuga gute? Bibiri yavuga ngo Elisa aravuga ngo nimundeke ejo akoresheje iki? Ururimi ku marembo y'i Samariya ibiryo bizaba byahendutse. Umugabo ngo amurebe aravuga ati peti uretse ibikucu inkonji bagukubise Imana nubwo yokingura amarembo y'ijuru ibyo uvuze birashoboka. Undi aramubwira ngo kubera kutabyemeye utabigete kwa maso lakini utabidame uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Akoresheje iki? Akoresheje ururimi. Ku rurimi rwawe harimo imbaraga. Ku rurimi rwawe harimo imbaraga. Ku rurimi rwacu harimo imbaraga. Ku rurimi rwacu harimo imbaraga mu izina rya Yesu. Nababwiye ahantu hatatu ndibuze kuvuga kugira ngo twinjire mu masengesho hanyuma tugire icyo dukora ariko twisobanukiwe twimenye abo turibo tumenye stock y'izo mbaraga dahi Imana yazishize muri twebwe. Vuga ngo amen. Mwarambiwe se? Vuga ngo amen. Igihimba cya kabiri aho Imana yabitse izo mbaraga muri twe ni hehe? Ahantu ha kabiri ni mu biganza. Iyo bavuga ngo nimuzamura ibiganza hari icyo biba bivuze. Hari icyo biba bivuze. Ku bandi babimenye bazi ko kuzamura ibiganza harimo imbaraga z'Imana mu biganza byawe. Tangira urebe ibiganza byawe. Wabibonye? Waruzi ko mu biganza byawe Imana yahabitse imbaraga? Harimo imbaraga z'Imana. Niba mutabizi muzegere bishop abasobanurire imbaraga ziri mu biganza bye. Haleluya. Ntimujya mubona akoresha ururimi mwamara mukabona akoresheje ibiganza. Iyo avuga ngo fire abavuze gute ntabakoresheje ururimi. Hanyuma ndimubona ko agira gutya ngo fire. Mutari mu mwuka ntimushobora kumenya iyo fire, ntimwamenye iyo fire. Ariko abandi bamenye iyo fire. Yashirije abasirikare 50. Yongera gukubita abandi 50. Yongera gukubita abandi bangahe 50. Muzi ko kuri Eliya bohereje izindi ngabo 50. Izo tse ndizashiririye. Abandi 50 nibo bavuze ati avuze ordre chef utwemerere tumanukane nawe. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Ku musozi yari hamaze guhira bangahe 100. 50 ryemera kumanukana nande na Eliya ngo bagera aho Ahaziya ari. Eliya aramusanga aramubwira ngo harya Aziya wibagiye ko muri Isirayeli hariho Imana ku buryo wagiye kubaza abapfumu vreme by'uburwayi bwawe ngo ubwo utameye ko muri Isirayeli harimo imbaraga z'Imana, harimo umuti, harimo imbaraga zikiza indwara. Fa nuko yamubwiye ngo fa umuti parangiza imibereho hari igorora umwuka urahera kubera imbaraga z'Imana zari korobirwa umukozi w'Imana Eliya. Zamura Yesu ibiganza. Haleluya. Imbaraga za kabiri Imana yarazifashe izibika mu maboko yawe mu biganza byawe. Abasobanukiwe ko ku biganza byabo harimo imbaraga bahinduye amateka. Urugero ni umukozi w'Imana witwa Mose. Ntimwibuke igihe Yosuwa yari ayoboye urugamba rwana n'Abameleki y'ubutsinzi. Haleluya. Haleluya. Uko ngo yazamuye ibiganza Abayisiraheli bakabona ubutsinzi. Reka mbabwire uko murimo mubizamura gutyo. U Rwanda turimo turatsinda mu izina rya Yesu. Muri Afrika turatsinze mu izina rya Yesu. Haleluya. Uko twazamuye ibiganza harimo imbaraga z'Imana ziri mu butsinzi kubera ko twazamuye iki? Ibiganza. Mose ngo yabizamura Abayisiraheli bakagira gute? Bakanesha. Yabimanura Abayisiraheli bakagira gute? Bakaneshwa.
abantu babiri gusa nibo bagize vision. Uwa mbere ni Aaron, uwa kabiri ni Huri. Umwe aturuka iburyo, undi aturuka hehe ibumoso, bazamura amaboko yande ya Mose. Torero ry'Imana tugomba kuzamurana ibiganza mu izina rya Yesu. Tugomba gushigikirana mu izina rya Yesu. Haleluya. Dushigikirana gute mu masengesho? Dushigikirana gute mu gutura, mu gutanga, mu gukorera Imana? Ugasanga bishop utekereza nta kandi kazi, nge ndamuzi afite amafaranga menshi, ari mu bantu ba mbere hano muri kino gihugu. Twe dutangira urusengero, twebwe icyo gihe twarasengaga ngo Imana izaduhe abatera mpunga, si byose aba sponsor. Twebwe ndihaje abazungu. Muzungu wacu wa mbere tuzi ni Bishop Bosco, niwe muzungu twabonye. Icyo gihe yakoreraga cash, afite amafaranga. Twasengeraga mu kumba kangana gutya, ariko hariho ibikuta. Ahageze ku manywa aravuga ati no, ibi bikuta bigomba kuhava. Yakoze mu mufuka, atanga cash ze, dusunika ibikuta. Uwo munsi twavuze mu ndimi, burira ture mu ndimi. Twabonye umuterankunga, twabonye umusponsor. Vuga ngo amena. Akora mu mufuka. Sinagusanga gari ya ufite ikiduka gikomeye utabonana. None sigaye sanga ngo yiriwa hanga. Muoni yari business, yari afite business bahinduranye indege n'ingendo uko bukende uko bwije. Ariko Imana iramuhamagara imyicaza hano muri Patmos. None turagira ngo bizagende gute? Tugomba kumushigikira mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugomba kumushigikira. Ukamenya yaraye he, ukamenya yariye iki, ukamenya yambaye iki, ukajya wibwiriza, ukazana ishati nziza. Wewe ntiwahawe imbaraga zo kwirukana abadayimoni, arabakwirukanira. Wewe ntiwakwibwiriza ngo ugira. Twasenze Imana, ubu Imana yatwubakiye urusengero runini, ariko umusponsor wa mbere ni Bishop wanyu. Mwakomeye Imana amashi. Bijya biba ngombwa ko ibintu byose tukabivuga mu izina rikuru kugira ngo abantu bamenye umuhamagaro. Vuga ngo amen. Mu biganza byawe harimo imbaraga. Bwira muri kumwe ngo mu biganza byawe harimo imbaraga. Hano habaye sehashka, habaye ibiki n'ibiki, ariko wa Mana we, kumbe mu biganza byacu harimo imbaraga. Fire. Ariko njyana bikunda gusa jewe niyabikora niyabivuga sinyabumiriza ngo nje no mu mwuka, nzakomeza kwirebera iyo fire. Ipepo rigahunga abadayimoni bagahambira kubera power. Imbaraga z'Imana ziri mu biganza bya mukozi w'Imana. Harimo imbaraga z'Imana zirukana amajini, harimo imbaraga z'Imana zirukana indwara, harimo imbaraga z'Imana zituma abantu bavuga. Nicyo gituma Yakobo yavuze ngo niba muri twe hari hubabaye agire gute? Asenge. Kandi ngo niba hari urwaye agire gute? Atumire umukuru w'itorero, atumire bishop. Namara bishop amurambike iki uzange ko babikurambikaho. Kandi nukuruka Imana uri hano murongo niko Bibiri ivuga ngo bazamurambikeho ibiganza. Ngo namara musigiki, ngo naratangaye. Bibiri iravuga ngo nazaba afite indwara, uwo muntu ngo azakira. Kandi ngo nsugukira indwara gusa, ngo nazaba anafite n'ibyaha mu biganza gusa. Ibi byaha bizahunga mu izina rya Yesu. Wari uzi ko niyo utokwatura ariko ukamugera uruhande akakurambika ibiganza, indimi ziraje no kuri Imana kandi ndazumvisha mu izina rya Yesu. Zamura Yesu icyubahiro. Orembere ya radando ribirikene dore bardari posere ya roba. Erebere turi fiskiri biri ya roba. Kamara dari piskine bo. Zamura Yesu icyubahiro kirashiri. Haleluya! Ngo nazaba afite ibyaha no kuri Imana. Siko birivuga ngo azagira gute? Azabibabarirwa nta bindi byinshi. Mu biganza byacu harimo imbaraga zikiza indwara. Nubona Pastor ntukigore ngo ngugire gute? Nawe ntuzigo nukuri kwima nuzaba warushe, uzunyura ku muntu gusa umukoreho. Kandi nawe nubona bagukozeho uzutaha nta bindi umenye gutekereza. Haleluya! Ubu numenya ko ku biganza byawe harimo imbaraga. Ahantu hari hose nawe duhagera umurambike ibiganza. Nubona ufite umugabo yarakunaniye, ufite okaziyo kumurambika ibiganza. Atese ndamuturuka he, ndamubwira ngo apfukame data birashoboka. Ufite okaziyo wewe mamuraha, utangire gusaragira ngo ni bya bindi. Ukimutushe tuhive.
aragira ngo ni bya bindi naho we ugiye kubikorera mu mavuta no mu mbaraga no mu bushobozi kubera ko muri wowe harimo imbaraga z'Imana. Haleluya. Uzabona ibintu bihinduka, uzushima Imana utanga ubuhamya ngo namurambitseho ibiganza kandi hari cyahindutse. Aragira ngo none ni bya bindi kumbe wowe wamurambitseho ibiganza amadayimoni wayirukanye kare kubera ko mu biganza byawe harimo imbaraga. Bwira muri kumwe ngo turize. Titwizera ata mu biganza byawe harimo imbaraga. Ngo zamugeza kwa bishop bizagenda gute? Yarakunaniye urabizi, no kumugeza aha urabizi ko bitapfa gukunda, ariko utahe nugerayo wewe gusa devoir umurambike ibiganza. Hari ikindi Imana irukare mu izina rya Yesu. Mu biganza byacu harimo imbaraga. Nukemera guhesha umuntu umugisha, kumuhesha umugisha, umurambike ibiganza. Naratangaye pasa, nasomye igitabo cyakozwe mu gice cya 19. Bibiri iravuga ngo Paulo aragendagera mu bihugu byo mu misozi miremire i Samariya n'ahandi, ngo agera ahura n'abigishwa ngo ba Yohana umubatiza bari 12. Ngo arababaza ngo sene cyagiye mugitangira gukizwa mwigeze mwuzura umwuka wera? Nabati pe nado makuru y'umwuka wera turamenye. Atese mwabatijwe umubatizo ki? Ati mubatizo wa Yohana. Atese Yohana ko yigishaga abantu akababwira uzaza hanyuma ntimuramenya amakuru ngo mwuzura umwuka? Yohana ngo nani Paulo yabagize gute? Ngo barambika iki? Akibarambika ibiganza ngo buzura umwuka batangira kuvuga mu ndimi. Nushaka kuzura umwuka wera egera abakozi b'Imana bakurambike ibiganza nawe wuzura umwuka wera. Donc mu biganza byacu harimo financement ishobora gutuma umuntu yuzura umwuka wera. Mwakomeye Yesu amashe. Mu biganza byacu Paul aravuze ngo ibasha gukora ibirita cyane ibyo dusaba, ibirita cyane ibyo twibwira, ngo ariko ngo imbaraga zayo zigira gute? Zidukoreramo. Ikoresheje iki? Ururimi, ikongera igakoresha ibiganza. Mvuga igihimba cya gatatu ni ibirenge. Reba ku birenge byawe, reba ku birenge byawe my sister. Tara makoro nayo tekereza, hariho bazaba abaturushije kubisobanukirwa, hanyuma bo batangira kubikoresha kubera ko bisobanukiwe kandi batanabikoresha mu buryo bwiza. Si byose mujya mumva ko abacuraguzi bahaba? Abacuraguzi muramumva? Muzi ko abacuraguzi bahaba? Abacuraguzi baba mu bice bitatu, ariko reka mvuge bibiri. Hari umucuraguzi ucuragurisha akanwa, ariko abenshi bacuragurisha iki? Abacuraguzi yakugereye mu kibuga cy'inka zibyaye ntavuga, ariko yahakandagiye gutya gusa. Hari uwonzi yabaye ahantu muri Kongo, yari umucuraguzi kabutindi wa mbere. Hanyuma rero abura ukuntu acuragura akoresheje ibirenge. Hanyuma aramubwira ngo usakarire, kuko yari azi no gusakara, ngo usakarire umuntu inzu. Aramusakariye ariko abone hari nkayabyaye hariye, kubera ko yabuze uko ayicuragurira, ariko ari hejuru y'inzu kurya agiye kumanuka, kubera ko azi ko azakoresha ibirenge. Ngo amare ahita amanuka, arasimba, ngo amare ahita bimucika, aravuga ngo naho hose ni ukuvuga ngo ubwo agize gutya iriya nkara yicuraguriye irapfuye. Abanyamasengesho bahagere bumva Imana ibahishurira bya bindi wa wundi yavuze, kubera ko yakoresheje ibirenge. Yanka barayivura, barasenga, Imana irayikiza. Vuga ngo amen. Nari nababwiye ukuntu Elisa yavuze ngo ejo ku marembo y'i Samariya ibiryo bizahenduka. Siko Elisa yavuze? Muza bazanye ibiryo n'abana b'abanyabibembe, siko birivuga? Bari babataye hirya y'umugi, noneho ngo bigeze mu masaha yari mugoroba ngo baje inama, barabwirana ngo nituguma aha turapfa, nidusanga bene wacu baraturya, none twigira inama tuje mu banzi bacu ahari bo botugirira ubuntu tukanabona na damage tukarya. Amaze ngo bukije inama burahaguruka, kubera ko baranyabibembe butangira kugenda gutya. Je harabona bonye aho twari dutuye bagiraga ibi probleme z'amavunja, yagenda ukabona aragenda nkuko. Uko rero abanyabibembe bugenda gutya
muranyumva ngo Imana yumvikanisha ibirenge byabo ngo bikamera nk'amafarashi y'intambara, si byose ngo nk'amafarashi, donc nk'amagare y'intambara kururwa n'amafarashi, ngo bituma abanzi bagira gute, bahunga. Baraza ngo bahagere basanga abanzi bahunze, bararya ngo bamare bafata ibiryo bimwe baja kubwira bene wabo amakuru ko ibiryo byabonetse kandi abanzi bagize gute, bahunze. Ese bahungishijwe niki? Ese bari bavuze bahungishijwe niki? Ibirenge. Barahunga, baraza babwira bene wabo amakuru, bene wabo baraza batora ibiryo barabistoka, ngo aho babishize muri stoke bafata wa mugabo wabwiye Elisa ngo Imana nubwo yakingura amarembo y'ijuru, ese ibyo byaba? Elisa akamubwira ngo uzabirebesha amaso ariko tuzagira gute, tuzabirya. Uwo niwe bagize umurinzi wo gutambutsa abagore bashonje, baramukandagiye. Vuga ngo kumukandagira. Niwe muntu wa mbere mu isezerano rya kera nirisha wakandagiwe n'ibirenge by'abagore, arangiza imibereho arapfa. Abagore bashonje baramukandagira arapfa. Mu birenge harimo imbaraga, mu birenge harimo ikiyeme. Yesaya yavuze ngo dore ibirenge by'abazanye inkuru nziza, ngo ni byiza hehe, ku misozi. Ibirenge by'abazanye inkuru nziza. Imana ibwira Yosuwa ngo aho uzakandagiza ikirenge ndahaguhaye. Dawidi aravuga ngo ijambo ryawe Mana nitabaza ari muri kiriki ibirenge byanjye. Yosuwa yamaze guterera iryo jambo mu gutwi ngo aho uzakandagiza ikirenge ndahaguhaye, abwira abatambyi ngo nubwo Yorodani yuzuye tugomba kuyambuka. Rero muri kumwe tugiye kwambuka mu izina rya Yesu. Abwira abatambyi ngo nimuheke iki, isanduka y'isezerano, mutitaye ko Yorodani yarenze iki, inkombe. Bibiri ivuga gute ngo ibirenge by'abatambyi bigeze muri Yorodani hagati. Bigeze hehe? Amazi aribwiriza. Naratangaje arire amazi ngo yatemba amanuka, ayandi ngo atemba azamuka. Kuva navuka sinabona amazi atemba azamuka, kereka yandi yo mu muheha muri fanta ni huzukurura gutya akabara azamutse, ariko ayandi ntaza azamuka. Ariko ayuwo munsi yarazamutse, ubwoko bw'Imana bwambukira humutse atanyerera, bose barambuka mu izina rya Yesu. Bakoresheje ikiyeme, bakoresheje iki, ibirenge. Bageze i Yeriko ntibasanze umujyi ukikijwe n'inkike z'amabuye. Mujya mumva ngo byagenze gute? Iminsi ngahe? 7 bakora second appel kuzunguruka kuri kw'Imana. Zunguruka bakoresha ibirenge, inkike nabo ngo zibarebe, ziravuga ngo ibirenge byabo batipe bije bifite imbaraga. Ku munsi wa 7 inkike zirariduka. Hari bigiye kuriduka mu izina rya Yesu. Hari bigiye kuriduka mu izina rya Yesu. Hari bigiye kuriduka mu izina rya Yesu. Biraridurwa n'imbaraga zikorerwa ku birenge byacu. Nicyo gituma wewe ugishoboye nuzajya ubona abantu barimo barasirimba bakagira gutya uzumenya ko hari imbaraga z'Imana zikorera ku birenge byabo. Haleluya. Ukabona umuntu ukabona iyo asimbuka gutya, hari ibintu biba bikoreka mu izina rya Yesu. Utavuze mu birenge byawe hari imbaraga. Yesu yavuze gute? Yavuze ngo nimugera ahantu bakabakira, ngo urwo rugo niba rukuyumugisha muzaruhesha iki, ngo nibanga muzagire gute, ngo muzakukumura agakugugu ko ku birenge byanyu. Mutekereza ko Yesu yari umuswa kugira ngo ababwire ngo muzakunkumura agakungugu ko ku birenge? Ntimuzi ko yabonaga ko mu birenge harimo imbaraga? Vuga ngo harimo imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga. Paul aravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibiruta cyane ibyo twibwira byose, ariko ngo kuko imbaraga zayo zigira gutse zidukoreramo. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Uyu munsi turavuguruza ibyari byapanzwe, ibyari byateganijwe. Abari bavuze ngo baratanga ibitambo, nimba iwanyu bari baragutanze igitambo, turakugaruje mu izina rya Yesu. Nimba bari baragutanze igitambo, turakugaruje mu izina rya Yesu. Nimba bari baragutanze bakavuga ngo ntacyo uzigezaho, ndahanuye ugiye kugira icyo wigezaho mu izina rya Yesu. Hari abantu turimo tugaruza, hari abantu turimo tugaruza mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashi mu izina rya Yesu. Turakugaruje mu izina rya Yesu.
turakugaruje mu izina rya Yesu. Iyo bari abantu bagiye gutanga ibitambo baratura, bagira gute? Baratura, bakora mu mifuka yabo, bakamena amaraso, batanga ubuzima, batanga ibintu bitabarika. N'ubu mbabwiriye umugoroba babyegeranije kugira ngo bagire uwo batanga. Murabyumva? Babyegeranije kandi bahakikisha ko buri rugo rwose barwoherejemo delege. Murabyumva? Ubaserukira bakohereza intumwa yabo ngo bageri wabo, bageri wanyu, hanyuma basinye ko mwanyu agomba kuba igitambo. Nibabura amaraso batware amafaranga, nibabura amafaranga batware mariage, nibabura mariage batwara amahoro. Usanga abantu buzuye ikimbirane, amadayimoni, ibibazo byabateye. Ariko ubwo mwamenye ko hari imbaraga z'Imana zikorera muri mwe, vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Uravuga ngo turabyanze mu izina rya Yesu. Niba hari ibyo bari bateganyije mu gihugu cyacu, mwavuze ngo turabyanze mu izina rya Yesu. Niba rero hari ibyo bazabatanga, uyu munsi natwe turabatanga. Vuga ngo amen. Uburyo tubatanga mu turavuguruza, 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 turavuguruza. Haleluya! Turavuguruza mu izina rya Yesu, kubera ko twisobanukiwe yuko muri twe harimo imbaraga z'Imana. Ushobora kuba waje uri wenyine, ariko ushobora guserukira umuryango wawe wose. Abari mu Rwanda, abari mu Bugande, abari muri Kongo, abari muri Amerika, wewe waje gusa ukabaserukira, ukavuga ngo niba hari uwo muri bene wacu bari bavuze ngo baramutanga bamuteze muri ibyo byose, muri kimwe muri ibyo byose tuvuye kuvuga, ni wewe gusuhagarara ukavuga ngo mpagaze mu cyuho ndabyanze. Ninde wemerana nanjye ko tubyanga? Kandi uburyo tubyangamo, turakoresha ururimi rwacu, twongere dukoreshe amaboko yacu. Niba hari ituro wazanye, niba hari igitambo wazanye, ugiye kuvuguruza ituro ryawe, noneho nturitange ari ry'amashimwe. Muranyumva? Nturitange noneho hari icyacumi ubugimbe, ahubwo ugiye gutanga igitambo kugira ngo utange babandi bari bavuze ko bagutanga. Ntibakigutanze kubera ko wimenye kandi wisobanukiwe. Uko ni kumwuka w'Imana ambwiye. Imana iravuze ngo dutange igitambo kugira ngo dutange bariya bari bavuze ko badutanga. Icyo Kinyarwanda mucumve, tugiye kubatanga. Kubatanga si ukuba kubatanga niko kuvuga ngo turababanziriza. Ndamutse nirukanse tukavuga ngo dutanguranwe. Gutanguranwa ni Kinyarwanda, si byose? Noneho ndahagarara aha, twe twarabikinaga ngo n'umukino wagati, umwe agahagarara hari undi ati ebana nari nzi kwiruka ubu mu ndeba kabisa, nta ebana tiwontanga nkagutanga. Muranyumva? Isumba byose nzamugira ibiganza kugira ngo bihabwe imbaraga yo gusenya imigambi yose ya Satani. Ibi biganza byanjye bitwikiwe n'amaraso ya Yesu. Ibi biganza byanjye nta nyatsi birimo. Ibi biganza byanjye birambitswe ku murwayi arakira. Ibi biganza byanjye nta murozi wiroga. Ibi biganza byanjye ni iby'umunyamugisha. Yesu, ururimi rwanjye ruhindura umuriro, rujye ruvuma kandi ruvumu, rujye rurema, rwubake, rushyireho ibitari biriho. Ni ururimi rw'umunyamugisha.
yesu aya maguru azagenda ahakomeye azakandagira amarozi ase aya maguru azagenda amahanga aya maguru azinjira mu mafisi akomeye aya maguru n'ay'umunyamugisha maguru yanjye ndaguhanuriye uri umuriro aho uzakandagira hose ntazahinduka hanjye kubw'izina ry'Uwiteka aho uzakandagira hose bahateze amarozi azasi aho uzakandagira hose bandoze abazimu bazasa abadayimoni bazasa wamaguru uhereye umunsi uri umuriro nyumva uri umuriro genda ujye mu kazi genda wurire indege genda utwara imodoka genda mu gitunyiro cy'Uwiteka injira mu butsinzi bw'Imana mu izina rya Yesu. Shalom, bye bye. Naheze muzindutse ni fire. Lift up your heads, oh you gates, swing open wide, you ancient door, let the King of Kings take his rightful place.